turaza kwirira gatunda, turaza kwirira gatunda. Ayo basi mambo vipi bimeze bite? Ni ku gasobanifilms.com twirebera ako bise ngo ni Blacklight. Ayo basi mambo vipi nuko dutangiye ako bise gute? Hey! Hano hagiye gushya. Nakubwiye ngo filime z'ubwenge zose uzisanga ku gasobanifilms.com. Ndetse ivugururwa ryabayeho ibintu bigiye gusubira ku murongo neza. Kira murundi rugunge. Iya nuko dutangiye filime yacu. Muntu utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu agasobanurifilms.com no filime ziri gusohokera zose. Menya ko nawe ibintu utazabishobora na gahunda uragira koko. Muntu utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu agasobanurifilms.com no filime ziri gusohokera zose. Menya ko nawe ibintu utazabishobora na gahunda uragira koko. Twaze muzehe yongeye kwibona umwanya wo kwita kuri famiye ye. Ese wabuzi icyo bita Google AdSense? Ese wabuzi uko baha umuntu views kuri YouTube iyo yaziguze? Uyu munsi ugiye kumenya uburyo wakorera amafaranga na Bestimura byerekeranye n'ibingibi maze kukubwira. Tubanje kubasuhuza, hano ni ku gasobanifilms.com kwa Rocky Kirabiranya, umufatanyabikorwa wiwe. Google AdSense ni kampani ya Google ishinzwe kwamamaza kuri Google cyangwa se ku yandi ma website yari yose online. Kuriya ujya kuri YouTube ugakina video ukabona babanje kwamamazamo, ikibigiramo uruhare nicyo bita Google AdSense. So rero kugira ngo Google AdSense bakwamamarize nuko ubishyura amafaranga, kandi nanone kugira ngo Google AdSense yamamarize kuri website yawe, maybe urugero nka YouTube cyangwa se maybe igihe.com, kugira bamamazeho nuko babanza kwishyura ba nyiri iyo website. No kuvuga kuriya uburebye publicity kuri YouTube yamamaza, YouTube ibirimo kwinjiza amafaranga, ari nacyo gituma bahemba abantu bakoresha YouTube. Gusa biba bigoye kugira ngo Google AdSense yemere kwamamariza kuri website yawe, kubera ko biba bisaba icyo bita traffic cyangwa se aba visitors 50,000 mu kwezi. Bamara kubona ko website yawe isurwa cyane bahita batangira kuguhemba bakajya bamamarizaho. So rero nkuko ubyumvishe ko iyo website yishyurwa, ni muri urwo rwego Bestimura nayo ni imwe muri izo website. Rero kubera ko bishyurwa na Google AdSense, nabo bahora bashaka abantu bafungura izo ads zamamarizwa kuri website yabo. Rero iyo ifunguye barahembwa ndetse nawe bakaguhemba. Iyi niyo bita Bestimura. Ndetse no kuri YouTube views, iyo umuntu aguze views yishyura kuri website runaka iri bumufasha kubona izo views, iyo nayo ni Bestimura. Nanone imufasha gute? Ifata iyo video yiwe ikayishyira kuri website yabo Bestimura, ariko ari link yo kujya kuri YouTube. Ari byo turi buze kubereka uburyo ureba iyo video views zikajyaho. Ndetse iyo wowe urebye iyo video, Bestimura yo iba yinjije amafaranga kuko ibitanze za views yagurishije cyangwa se bayiguzeho. Ntago views kuri YouTube mu busanzwe bazifata ngo bazirambikeho iyo ziguze, bashaka abantu bareba za video. Niyo mpamvu nawe bagufata bakakwishyura ukareba iyo video, ndetse nabo bakishyurwa, mwese mukaba afatanyabikorwa kugira ngo izo views zize. Nkuko twari tumaze kubibabwira, Google AdSense isaba ko kugira yamamarize kuri website yawe bisaba ko byibuze uba wagize abantu 50,000 basuye website yawe mu kwezi.
nibwo bemera kwamamariza kuri website yawe kuko biba bigaragara ko isurwa n'abantu. Ndetse uyu munsi tukaba tugiye kukwigisha nawe uburyo wakorera amafaranga kuri Bestimura. Reka dutangire. Ndakeka ko mubizi ko abakire ba mbere ku isi barimo Jeff Bezos, ba Mike Zuckerberg nyiri Facebook, Jeff Bezos umukuru wa Amazon, ndetse na Bill Gates umukuru wa Microsoft Corporations, nibo bakire dufite kuri iyi si. Icyo bahuriyeho cyangwa se igituma bakira cya mbere nuko akazi bakora kose gakorerwa kuri internet cyangwa se icyo twakita ibijyanye na technology. So rero icyo ugomba kumenya nuko iterambere rya mbere rituma umuntu akira ku isi nuko ibintu by'iyo yabishyize kuri internet bigakurikiranwa n'abantu benshi ku isi. Nk'umukire wa Amazon Jeff Bezos akaba ari umucuruzi, ariko akaba acururiza online ku buryo aho waba uri ku isi hose wagura ibintu bye. Ni muri urwo rwego rero twese tugomba kumenya yuko internet ari cyo kintu cya mbere gifasha mu gukwirakwiza amakuru cyangwa se no muri business yawe bikaba byagufasha kubona abakiriya benshi ndetse no kugera ku bantu benshi utakekaga ko wageraho. Ubwo icyo nari nshatse kubabwira nuko internet na technology nibyo bintu byinjiza amafaranga menshi kuri iyi si. Niyo mpamvu nawe rero ugomba kubiha umwanya ukareba icyo ushoboye wabasha gukorera kuri internet. Maybe niba ushaka kuba umucuruzi ukaba wa creating a website yawe ugakoresha e-commerce ukajya ucururiza online, nibwo buryo bwo kuba wabona amafaranga menshi kuko abakiriya bariyongera. Ntago bingana no kuba wakira iduka muri quartier ngo abantu bajye baguhahira ari abavuye abaturiye iryo duka gusa. Niyo mpamvu tugomba kujya twifashisha internet. Ariyo mpamvu uyu munsi tugiye kukwigisha iyo bita Bestimura, nayo ikorera kuri internet nk'uko twatangiye tubibabwira. Mbanje kukwibutsa ko Google AdSense ari kampani ya Google ya mbere ku isi ifasha abantu kwinjiza amafaranga binyuze ku ma website yabo uko arimo arasurwa. Ndetse tunabibutsa ko Google niyo website ya mbere isurwa kuri iyi si, ikaba ikurikirwa na YouTube, kandi na YouTube nayo ni ya Google. Ni kuri urwo rwego twifuje kubabwira ibijyanye na Bestimura. Ifasha ikorana n'iyo Google AdSense ndetse na YouTube, imbuga cyangwa se website za mbere zagafashe, navuga ngo zagafashe cyangwa zamenyekanye, zikaba ni nazo zikoreshwa cyane ku isi, kandi zose akaba ari za kampani imwe bita Google. Mu gutangira ubanza gukanda kuri link cyangwa se amagambo y'ubururu, kandaho akakugeza kuri website ya Bestimura. Iri muri description ndetse no muri comment. Uramutse ubaye atari uciyeho ntago wazabasha kwinjiza amafaranga. So rero check the link cyangwa se reba link muri description. Niba muri description utahazi urebereye muri comment. Comment ya mbere ni link y'ubururu, ahantu kanda ugahita ugera kuri website. Ubundi reka dutangire dukomeze imbere. Icyo tugiye gutangiriraho ni ukubigisha uburyo wakora iyo account izajya igufasha kwinjiza amafaranga muri Bestimura. Mbere na mbere twabasabaga mubanze mukore subscribe, mushyireho like, mushyireho na comment kugira ngo mutumotive, ndetse kugira mu motive n'abandi bose bazareba iyi video bakabona ko abantu benshi bayilikinze. Kandi nubona amafaranga ya mbere uzibuke kugaruka gushyiraho like ndetse na comment. Nicyo kintu cyonyine tugusaba, nizo mbaraga zacu. Mu gutangira rero urabanza ukande kuri ya link nkuko twabibabwiye iri muri description ndetse na comment. Atari uciyeho ntago
uzabasha kwinjiza amafaranga nk'uko tugiye kubibabwira. Reka dutangirane no kwiyandikisha. Ni gute biyandikisha muri Best Mula? Ni gute biyandikisha muri Best Mula? Hano ubanza ugashyiramo, bifunguka gutya, ukabanza ugashyiramo username. Ahangaha handitse NB 2003. wowe mbere yo gukanda hariya munsi handitse register, uzabanza ucekinge, nako handitse sign up, uzabanza ucekinge ko handitse East Africa. Nibiba bitahanditse, ubwo ni kuvuga ko agomba kuba handitse referred by East Africa. Biramutse bibaye atari byo, ugaruka kuri ya video, ugaca ukongera ugakanda kuri ya link, kuko hatanditsemo East Africa ntago wazabasha kwinjiza amafaranga. N'izina uzajya ukoresha kwinjira, hari igihe ushyiramo iryakoreshejwe n'undi muntu bigasaba ko bakubwira ngo banza urihindure. Hanyuma nkuko mubireba ugahita ukanda kuri ako kantu, ukajya guhitamo igihugu cy'u Rwanda cyangwa se igihugu uherereyemo, ari nacyo ufitiye nimero ya telefone. Ariyo mpamvu tugiye guhitamo Rwanda kuko dukoresha 250. Wamara gushyiramo nimero ya telefone ugahita ushyiramo, wamara guhitamo igihugu ugahita ushyiramo nimero ya telefone, ukamanuka hasi gato ahari email, ugashyiramo email yawe. Ubwo ubaye utayifite wabanza ukayikora kuko ntago byakunda udafite email. Hanyuma ugashyiramo na password cyangwa se ijambo banga uzajya ukoresha aho hasi, ndetse ukanayikonfaminga cyangwa se ugusubiramo password. Hanyuma ukanemera aho handitse I agree for the terms and conditions, ugakanda muri ako kabox kakaka ubururu nkuko mubibonye, ubundi ugahita ukanda aho handitse sign in. Hanyuma bihita biza gutyo, ugakanda handitse pay with MTN. Nibyo twatangiye tubabwira ngo bikorana na mobile money. Ukohereza amafaranga 5500 kuri iyo nomero 256 773190212. Hanyuma iyo maze kuyoherezayo, ako kantu kari hasi ko kuzuzamo ho ushyiramo nimero wakoresheje wishyura uhereye kuri 250 gukomeza, ntago banza plus. Ni starting with 250 nkuko byanditse aho ngaho babikubwira. Iyo umaze ariko hano uza kuzishyiramo ari uko wamaze kwishyura, ariyo mpamvu tugiye kubanza kujya kwishyura tukagaruka tukabona kuzishyiramo. Ariko iyo ukoresheje nimero wandikishije, no kuvuga nimero watangiye registeringa hahandi wujuje nimero, ubwo ntago wirirwa wongera kuyishyiramo, uhita ukanda aho ngaho continue. Aho muri ako kazu niho ushyiramo nimero utangije 250, ubundi ariko uzishyiramo umaze kwishyura, bagahita bamenya ko ari wowe wishyuye. Ugahita iyo umaze kuzishyiramo uhita ukanda aho handitse go to dashboard. Noneho hano uhitamo uko uri bwishyure, kuko twavuze ko tugiye gupayinga na mobile money. Ubanza akanyenyeri 82 urwego, murabizi niyo umuntu akoresha yishyura. Ufata iyo nimero ugahita ubiburisha, ukajya kuri phone ukandikamo akanyenyeri 182 urwego nk'ibisanzwe nk'ugiye kohereza amafaranga. Kahitamo rimwe kohereza amafaranga across the region, cyangwa se kuri gatatu havuga kohereza amafaranga mu mahanga mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Hanyuma ugahitamo igihugu cya Uganda 2. Hanyuma ugashyiramo za nimero twakweretse ziherwa na 12 ngizo aho ngaho. Hanyuma urategereza ukandikamo 5500. Birasaba ko kuri mobile money yawe ufiteho 5600, ndetse hano ni direct automatic. Iyo ukimara kwishyura uhita uba registered, ugahitamo kuyohereza, ugashyiramo na pin yawe.
ya mobile money. Ubanza kwemeza cash out approval nkuko muri kubireba, ugahita ushyiramo pin ya mobile money, then ugakanda sender response sent to agent. Noneho uragenda ugahita ugaruka kuri ya website yawe, ahangaha munsi ushyiramo hariya, ugashyiramo nimero wakoresheje wishyura, ariko ugatangiza 250, ubundi ugahita ukanda go to dashboard. Bihita biza gutya, urabona cancel expense 5500 Rwandan francs 263 nuko hanyuma iyo umaze kugeramo hari igihe bidahita biba automatic, uhita ugenda muri ntoze yawe message zawe, ukareba message igaragaza ko wohereje amafaranga, ukayifata screenshot ukayohereza kuri iyi nomero iri kuri ekara yawe kuri WhatsApp kuri 250 please 254 797 hanyuma ubandika. Nyuma yo kubohereza iyo screenshot uhita ubaha n'akandi ka message kagira gatya, ukashyiraho username yawe wakoresheje, ukababwira na numero wakoresheje wishyura. Ubwo byose biri mu cyongereza ngibi ku kantu k'umutuku twabahaye kubyandika, ukandika numero zawe utangije 250. hanyuma ubwo uba wabanje kubabwira ngo activate account, kandi ubwo urumva ko ubabwira ko I paid cyangwa se nishyuye. Gusa hari igihe bitwara akanya ukaba utegereje bakagusubiza, cyangwa hahandi wamaze kuzuzamo numero zawe. Hanyuma rero iyo umaze kwishyura ya dashboard ihitiza. Reka turebe noneho uburyo winjizamo amafaranga nkuko twatangiye tubibabwira, ntago tubisubiramo. Tugiye kubereka uburyo ya YouTube twavugaga, ureba video zikagira za views abantu baguze bakaguha kuri ayo mafaranga. Iyo ni link usharinga ku muntu ushaka ko yinjira muri Bestimura. Tubabwira ko igishoro ari 5500 nkuko mwabibonye. Hanyuma ibi ni bibamo byose: dashboard, pay for client, buy vouchers, deposit, share to WhatsApp, team, withdraw, chase, draws, paid ads, forex, YouTube, TikTok, spin, trivia, ebooks, airtime. Ndakeka muri kubona nahanditse buy views, ariho umuntu agurira views kugira babona ayo bajya baguhemba. Profile, contact us, log out. Nibyo tugiye kwigaho muri aka kanya. Reka dutangirane na YouTube. Tujye kuri uyikandeho, uhita ukanda nanone handitse YouTube. Iyo hageze usangamo videos cyangwa se video nkuko murimo kubireba hano kuri ekara yanyu. Hanyuma iyo ushaka kureba iyo video uhita ukanda aho handitse watch. Hanyuma iyo maze kuhakanda video ihita ifunguka gutya nkuko mubireba. Yamara gufunguka ukayikanda kuri ako kantu ka play karimo hagati nkuko tubibereka. Video ikirodinga igakinika, ndetse wemerewe no kuyihutisha ukirebera amasegonda 10 ya nyuma yonyine. Hanyuma rero nibyo nkoze hano. Iyo umaze kuyireba bahita baguha amafaranga ku kanya kuri balance yawe, amafaranga y'u Rwanda angana na 50. Ndetse haba hariho video zigera muri 4, hakaba hanariho ads zirenga 10. Ads zo turazigeraho mu kanya. Ugahita ukanda kuri turatuntu dutatu, ubundi ugakanda kuri dashboard. Amafaranga yawe aba yiyongereyeho. Gusa hari iminsi izaho video, hari n'izaho ads. Gusa icyumweru kijya gushira byibuze ukoreye nk'ibihumbi 10, kandi ntago bigutwara iminota irenze 5 ku munsi. Tujye kuri aha hari TikTok.
uhita wongera ukande kuri TikTok nanone, uramanukaho naho haba hariho amavideo menshi ku munsi wayo ukayareba. Nibyo turi burangize tubereka iminsi yagenewe kureba ayo mavideo, iminsi yagenewe gukanda ama ads cyangwa se amafoto aba yamamaza abari kuri website. Reka turebe iyi video yo kuri ntoza TikTok ho gato tubereke uko biba bimeze, gusa ntago ari ngombwa ngo uyirebe uyirangize, kandi ubu bibona uko nguko iyi video urimo kuyireba muri background ni nkaho biri kwikenera kuri YouTube nubwo butaciye kuri YouTube. Niyo mpamvu izo views umuntu aba ari kuzibona, ni nako bagura views kuri YouTube. Nkuko twatangiye tubibabwira, website igufasha kuzishaka ikajyanayo video yawe nkuko murimo kubireba, wowe ukaguma ubona views. Hanyuma twongere dukande kuri hano, wemerewe kwihutisha nkuko twabibabwiye, ukaba wageza aho hano wemerewe kwihutisha nkuko twabibabwiye, ukaba wageza aho ushaka hasigaye amasegonda 10 gusa kugira ngo video irangire. Hanyuma uhita ujya kuri turongo dutatu tumanuka, ukadukandaho kugira ngo usubire kuri dashboard. Iyo ushatse ukanda kuri utwo turongo dutatu ukareba birimo kuri turongo dutatu. Iyo umaze kudukandaho haza icyo bita main, ubundi ugakanda kuri dashboard nkuko muri kubireba kuri ekara zanyu. Hanyuma iyo umaze kuhakanda, ibi nibyo biba kuri dashboard. Haba hariho balance, total withdrawals n'ibindi byinshi. Hanyuma tugiye ku kindi twirebere icyo bita noneho paid spin. Rero yo tuhere kuri free spin, no ni cyuma cy'amahirwe umuntu azunguza ukabona amafaranga. Hanyuma nkuko murabona ko free spin available later, no kuvuga ko ntago yari umunsi wayo gusa, turarangiza tubabwira iminsi bikorwaho n'uburyo ayo mafaranga uyabona. Hanyuma twigire kuri team. Muri team ho habamo ama levels, no kuvuga n'abantu winjizamo, kuko iyo winjijemo umuntu nabwo baraguhemba amafaranga angana n'ibihumbi 2,200 y'amanyarwanda, ndetse n'uwakwinjijemo bakamuha 1,000 kuri ayo mafaranga. Hanyuma paid ads, reka tuyigeho nayo, uhita wongera ukandaho handitse paid ads, munsi yaho hahita haza buri ad bayishyura amafaranga angana na hafi na 50 y'amanyarwanda. Nayo iyo uyikanzeho kuriya wahari handitseho click ad cyangwa se view ad, hari amagambo y'ubururu aho ngaho tuberetse. Hanyuma urabona ko today is not a reviewing day, bivuze ko uyu munsi badahembera kureba ntoza ads. Niyo mpamvu duhise dukanda kuri exit, tugaruka inyuma turagenda tubabwira iminsi yabyo. Nkuko mubireba iminsi, izi ni ads nyinshi cyane ziriho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Izo ads ziri kungana n'amafaranga agera kuri 500 y'u Rwanda ku munsi wayo iyo wageze. N'ama video ya YouTube, aya TikTok, ndetse tureka twisubirire kuri dashboard nanone tubereke n'ibindi. Ibindi birimo twabereka ni trivia cyangwa se maybe reka tubereke trivia nkuko nari mbivuze. Ugahita ukanda kuri iyo trivia, then ukakanda aho handitse start trivia, aho ni quiz bakubaza. Hano uhitamo ibibazo, nuko uyu munsi bakubwira ko atari umunsi wa quiz. Turaza gusoza tubabwira iminsi byose bikorwaho. Click here to begin iyo ari umunsi wa quiz. Reka tugerageze tumere nk'abahakanze
urebe uko bigenda iyo hakanze atari umunsi wayo. Ni ugutegerezaho gatoya, hanyuma urabona ko barakubwiye today is not trivia day. Trivia day are now Tuesday, Thursday and Sunday. Kuwa kabiri, kuwa kane no ku cyumweru nibwo izi quiz uzikora. Usangamo ibibazo bya multiple choice biba byoroshye cyane byo mu buzima busanzwe, ukabisubiza bakaguha amafaranga. Hanyuma ikindi gusa biba bifite iminota. Iyo wamaze kubifungura, reka tujye kuri dashboard. Iyo wamaze kubifungura bisaba ko uhita ubisubiza, niyo mpamvu bisaba ko uri muri group ya WhatsApp tuza kugushyiramo. Iyo umaze kuba umunyamuryango bakajya bashyiramo ibisubizo bagenzi bawe mbere yuko ujya kubisubiza, hanyuma ukongera ugakanda hariya kuri dashboard. Turebe ikindi tujyaho withdraw, ibijyanye no kubikuzaho. Ujya aho handitse withdraw balance ukahakanda. Nyuma yo gukanda aho handitse withdraw, hanyuma ugashyiramo amafaranga ukeneye kubikuza. Wenda kubera ko dufitemo amafaranga makeya ntago wahita ubikuza. Minimum withdraw aba ari 2,000 by'amanyarwanda. Reka tubyandike muri uko bahita batubwira ukandi withdraw. Bahita bakubwira ngo you are not eligible for payment of Rwandan francs 2,000. bivuze ko ntago yafiteho nyine, bisaba ngo uyafiteho. Hanyuma ikindi tutarebyeho ni umubare w'amavideo aba ari kuri YouTube. Reka dusubireyo nkuko muri kubireba: 1, 2, 3, 4. Reka twongere maybe dukine video, dusubire kuri dashboard nanone. Ikindi umuntu yabereka maybe ni iby'ama teams twaberetse. Ikindi maybe ni gusa spin. Dusubire muri spin, ujye ahanditse spin and win. Ho habamo icyo bita nka gusheta ukazunguza cya cyuma cy'amahirwe. Ni nk'urusimbi. Amake usheta ni 219. Uhita ukanda aho handitse enter amount, then ukaza ugakanda aho handitse spin mu gihe wayashyizemo. Ariko twe ntago turi bubikine kuko ntago akenshi ntago ujya urya iyo bikinnye, usibye ko atari nabyo tugamije kubereka. Turi kubereka uburyo bakorera amafaranga kuri iyi Best Mula nyuma yo gushora 5,500 yonyine y'u Rwanda, ukajya ubona amafaranga menshi arenga 10,000 ku cyumweru wayikoresheje iminota 5 yonyine ku munsi. Tugaruke kuri dashboard nanone. Best Mula timetable trivia quiz abari kuwa kabiri, kuwa kane ndetse no ku cyumweru. Kureba video ni zo kuri YouTube ni kuwa gatandatu ndetse no ku cyumweru. Ads clicking cyangwa guklika ama ads kuwa gatatu, kuwa gatandatu no ku cyumweru. Free spin kuzunguza cya cyuma cy'amashaba ni kuwa gatatu. Kwinjizamo abantu ni igihe cyose ushatse banyuze kuri link yawe. Ndetse twagushimiye, turakugira ngo uzabisangize na bagenzi bawe. Iyi video igere kure, twese tubashe gutera imbere. Hano yari ku gasobanefilms.com. Mukomeze kugira umunsi mwiza, murakoze.